Ndabasuhuje. Umunsi wo gusoza umwaka ni umwe mu minsi yihariye cyane ku isi yose. Ni umunsi abantu basubiza amaso inyuma bakibuka ibyabaye, bakareba imbere, bagatekereza ejo hazaza. Kandi uyu munsi wuzuyemo amarangamutima, ibyishimo, agahinda n'ishimwe n'icyizere. Ku munsi wo gusoza umwaka, abantu benshi bamara uwo munsi batekereza ku byo banyuzemo, ibyiza bagezeho, ku bitarabashimishije, inzozi zagize impinduka, n'umwanya wo kwibaza uti ni iki uyu mwaka unyigishije? Ku bantu benshi uwo munsi uba uw'ishimwe, bashimira Imana kuba bararokotse uwo mwaka wose nubwo waba warabagoye kose. Amatorero menshi akora amasengesho yo gushimira no gusaba umugisha muri uwo mwaka mushyashya watangiye. Umunsi wo gusoza umwaka, abantu benshi babona igihe cyo kwegerana n'umuryango. Abantu baraganira, bagaseka, bakibukiranya uko umwaka wagenze. Aho abantu bahurira haba hari amahoro n'urukundo. Umunsi wa nyuma hari abawufata nk'umunsi wo kwiyunga, gusaba imbabazi abo bagiriye nabi, kwiyemeza guhinduka, gusezera ku myitwarire mibi nk'intambwe yo gutangira umwaka mushya n'umutima woroheje. Umunsi usoza umwaka niwo munsi wo kwiyemeza, gutangira ubucuruzi, kwiga cyane, kureka ingeso mbi. Abantu benshi bandika imigambi yabo cyangwa New Year Resolution, bizeye ko umwaka mushya uzababera mwiza. Mu masaha ya nijoro hirya no hino habamo ibyishimo, indirimbo, imbyino, gutahana n'inshuti. Abantu benshi bishimira ko bageze ku mpera z'umwaka. Iminota ya nyuma y'umwaka iba ifite igisobanuro gikomeye. Abantu benshi bareba amasaha bakabarira hasi: 10, 9, 8 gukomeza. Iyo isaha ihindutse haba ibyishimo byinshi n'amasengesho. Igihe umwaka mushya utangiye, abantu bifurizanya umwaka mushya muhire. Haba ibyishimo byinshi, guhoberana, guhamagarana nk'inshuti n'imiryango. Ni umwanya w'icyizere gishya. Nubwo hari ibyiza, hari n'ibibi bikunda kuba ku munsi wo gusoza umwaka ku itariki ya 31 Ukuboza. Ku munsi wo gusoza umwaka abantu benshi basinda bikabije. Ibi ngibi bituma batakaza ubwenge n'icyubahiro. Bakora amakosa bakicuza nyuma, bakangiza ubuzima bwabo. Ibyishimo bidafite umurongo bishobora guhinduka ibyago. Kubera inzoga nyinshi n'amarangamutima akabije, hari ubwo habaho imirwano, gutukana, gukomeretsa abandi. Uwo munsi uba ugamije amahoro, ariko hari abawuhindura umunsi w'amakuba. Imodoka zitwarwa n'abasinze zitera impanuka zikomeye, gupfa n'inkomere nyinshi. Kwishimira umwaka mushya ntibikwiye gushyira ubuzima mu kaga. Abantu bamwe batanga amafaranga menshi cyane, bakishora mu birori bidafite umumaro, bakibagirwa ejo hazaza. Ibyishimo by'umunsi umwe bishobora gutuma umwaka wawe wose uba mubi. Mu birori bya nijoro hari abishora mu busambanyi, uburaya, ibyemezo bitatekerejweho. Ibi ngibi bigira ingaruka mbi ku buzima n'ejo hazaza. Hari abirara bakibagirwa abana, umuryango, inshingano z'akazi. Kwishimira umwaka mushya ntibisobanura guta inshingano. Abantu bamwe bamara umunsi mu byishimo gusa, batibuka Imana, batibuka indangagaciro. Ibyishimo bidafite umusingi bigira iherezo ribi. Hari abatangira kunywa ibiyobyabwenge, itabi n'ibindi bibi. Ibi ngibi byangiza ubuzima kandi bigasenya ejo hazaza. Ku munsi wo gusoza umwaka habaho gutukana, kwandagaza abandi ku mbuga nkoranyambaga. Hari abapostinga amagambo mabi bakibasira abandi. Ibyanditswe mu kanya gato bishobora gusenya izina ryawe burundu. Abantu bamwe binjira mu mwaka mushya bafite inzika, batababarira, bafite umutima wuzuyemo umujinya. Umutima mubi niwo mutwaro muremure umuntu atwara. Umunsi wo gusoza umwaka si umunsi usanzwe, ni umunsi wo gusuzuma ubuzima, gushimira Imana, kubabarira no kwiyemeza ejo heza. Ubu twibutsa ko umwaka urangiye kandi ubuzima bugikomeje. Mbifurije umwaka mushya muhire mutangiye.